mwumve rero, uwagukunze kubera impamvu haboneka ari impamvu ituma kwanga, kuko ari impamvu yagukunze haboneka n'ituma kwanga. Atubwira ko adukunda buri munsi, yewe n'abashatse ntumubwira ko umukunda buri munsi, ntabwo ari buri munsi, ari n'igihe bwira mutavuganye, ambwira ko ankunda buri munsi. Ngo umuntu aramutse aguteza ibintu ntabitongere ntacyo byagutwara, ntabwo hica bimwe yaguteza, ahubwo hica ya magambo yabitongereye. Kandi yabitongereye John hakanyura Pastor Steven ntabwo bimufata, uko siwe yabitongera. Niba abapagani abakorera satani bajya batongera ibintu bigafa, kutwike tutakoresha akanwa Imana yaduhaye tukagira ibyo twatura bikabaho. N'urwego barimo si rumwe, ariko umuyobozi w'umudugudu yarwanya umuyobozi w'umurenge kuko nawe harashaka kuhicara. Nubona satani akurwanya ujye umenya ko hari urwego uriho, hari ahantu wageze. Kuki ushaka indabyo ukiri kubise? Baraguhemba ko wakoze iki? Ariko baroko twaretse kwikorera abantu ko ntawe utwanga, umuntu uri kubise ko yirwanaho. Kwicara mere uwo muntu ikiganza we ngo nudahura na shitani muzamujya ahantu hamwe. Nudahura na shitani muzaba mujya ahantu hamwe. Turashimira Imana ko tugize umugisha n'amahirwe byo kuba mu nzu yayo. Turashimira umushumba waduhaye ikaze kugira ngo tubane mu bihe byiza byo gusenga. Namwe mwagize neza mwebwe mwaje mu nzu y'Imana. Rimwe na rimwe ari ukuntu umuntu abifata nk'ibintu bisanzwe, ariko nyamara ntabwo bisanzwe. Tumaze iminsi twumva inkuru z'abatabarutse, abakoze impanuka. Kuba twebwe rero turi bazima ni umugisha ukomeye udasanzwe Imana yaduhaye. Kabiri, n'ubu uri mu nzu y'Imana ujye umenya kuri ahantu hatandukanye n'ahandi hose wabaye. Mu nzu y'Imana haba ibintu bibiri, haba umuvumo haba n'umugisha. Narindi kumwe nimugoroba n'abaririmbyi tubana mu murimo wo kuririmba, babwira ko Imana itagira amasantima n'amarangamutima. Ntabwo igitinya igihagararo cy'umuntu, ntiwayikangisha amashuri wize, ntiwayikangisha ukureshya n'ukuvuga, ntago wayikangisha amafaranga n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ibintu byose bibaye byiza binabaye bibi birakomeza ikitwa Imana. Rero ntago naje kubigisha Imana murayizi, ahubwo naje ngo twibukiranye ko yica kandi ikanakiza. Irakiza ikanakenesha. Hari abaririmbyi baririmbye ngo ishobora gutinda cyangwa igatebuka, nibwo bumana bwayo. Ari igihe umuntu agize umugisha ikaza vuba, agira ngo utarayibona we hari ibindi byaha yakoze bituma atayibona. Mwagize neza rero kuza mu nzu y'Imana. Reka mbabwire ko iki nicyo kintu nabonye umuntu aticuza mu buzima. Kuba mu nzu y'Imana ntibijya byicuzwa. Ibindi byose ushobora kubyicuza, ariko ntabwo uzicuza ko wabaye imbere y'Imana. Rero Imana ishimwe ko tugeze muri uku kwezi kwenda kurangira, twinjira mu kwezi kwa gatatu tukiri bazima. Imana yarakoze kuhaba, yarakoze kukurinda, nanjye irandinda. Ubwo ukiri muzima n'ibindi byose birashoboka. Nitwa Mbarushimana John, ndi umuvugabutumwa bwiza, ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana 3. Nsengera Bethesda Church kwa Bishop Rugamba. Imana ibaha umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana ubundi tuganire. Itangiriro ibice 48 turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Itangiriro ibice 48 turasoma duhereye ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 11.
nze gusaba abantu turi mu nzu y'Imana habeho gutuza tube mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Itangiriro ibice 48 umurongo wa mbere haravuga ngo hanyuma y'ibyo babwira Yosefu bati so ararwaye, ajyana n'abahungu be bombi Manase na Efurayimu. Haza umuntu abwira Yakobo ati dore umwana wawe Yosefu araje. Isiraheli arihangana yicara ku rutara. Yakobo abwira Yosefu ati Imana ishobora byose yambonekeye iruzi yo mu gihugu cy'i Kanani impumugisha. Irambwira iti dore nzakororotsa nkugwize nguhindura iteraniro ry'amoko, kandi nzaha urubyaro rwawe ruzakurikiraho iki gihugu kibe gakondo yarwo iteka ryose. None abahungu bawe bombi wabyariye mu gihugu cya Egiputa ntaragusanga muri Egiputa ni abanjye. Efurayimu na Manase bazaba abanjye nka Rubeni na Simiyoni. Abandi bana wabyara hanyuma yabo bazaba bawe mwiragwa ryabo bazitirirwa bene se. Kubwanjye ubwo navaga i Padani napfushije Rasheli mu rugendo mu gihugu cy'i Kanani, twari dushigaje akarere tukagera Efurata byarambabaje. Muhamba yo mu nzira ijya Efurata ariho Betlehemu. Isiraheli bene Yosefu aramubaza ati aba ni bande? Yosefu asubiza ati ni abana banjye Imana yampereye ino. Aramubwira ati ndakwinginze bazane mbasabira umugisha. Kandi amaso ya Isiraheli yarabeshejwe ibirorirori n'ubusaza, ntiyashoboraga guhweza. Arabamwegereza, arabasoma, arabahobera. 11 niho nashatse cyane. Isiraheli abwira Yosefu ati sinibwiraga yuko nzabona mu maso hawe ukundi, none Imana inyeretse n'urubyaro rwawe. Isiraheli abwira Yosefu ati sinibwiraga yuko nzabona mu maso hawe ukundi, none Imana inyeretse n'urubyaro rwawe. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Nzibera mu mahema yiwe nzamutegereza sinzarambirwa. Umucyo mwinshi wamurikiye ubugingo bwanjye, ankozeho wese mbera ko ndahinduka. Nanjye nzibera mu mahema yiwe nzamutegereza sinzarambirwa. Ambwira ko ankunda buri munsi, ni mwiza kurusha uko mbivuga. Amenyera kure ibyo nibwira, nzamutegereza sinzarambirwa. Ambwira ko ankunda Yesu we, ambwira ko ankunda buri munsi, ni mwiza kurusha uko mbivuga. Amenyera kure
kurusha uko mbivuga. amenyera kure Menyera kuri ibyo nibwira, nzamutegereza sinzarambirwa. ambwira ko ankunda Ambwira ko ankunda buri munsi, ni mwiza ni mwiza kurusha uko mbivuga. amenyera kure Menyera kuri ibyo nibwira, nzamutegereza sinzarambirwa. haleluya Haleluya. Amen. Uwiteka Imana muremyi w'isi n'ijuru yangiriye neza Sinzi uko nabivuga, yankuye kure nk'isayo y'itaha, maze ubugingo, ubugingo bw'iteka. umucyo mwinshi wamurikiye ubugingo bwanjye ankozeho wese ntera ko ndahinduka nanjye nzibera mu mahema yiwe, nzamutegereza sinzarambirwa. haleluya Haleluya. tuzamure amaboko dushimire Yesu. ndashimira Imana itameze nk'abantu. watubereye ibyiringiro. Reka tuganire ijambo ry'Imana, reka tuganire ijambo ry'Imana. Ariko ambwira ko ankunda buri munsi. Niwe ugira urukundo rwuzuye. Abandi turagerageza. Niwe ugira urukundo rwuzuye. Niwe udukunda mu gihe gikwiriye no mu kidakwiriye. Niwe udukunda turi beza akanadukunda turi babi. ushobora kutakumva nk'ukuri kubera ko ufite ukundi wizeye, ariko reka nkubwire ukuri kwanjye. Nta muntu ugukunda adafite impamvu agukundiye. ntihazagire ugushuka. Hari impamvu imwe cyangwa ebyiri cyangwa eshatu zituma agukunda. Niba atagukundira ko umuguriza amafaranga, gukundira inama umugira, yewe n'abashakana, hari impamvu yatumye umutoranya mu bandi ukamushaka. Ntihazagire ugushuka ngo ndagukunda gusa, hari impamvu. Mwumve rero, uwagukunze kubera impamvu haboneka ari impamvu ituma kwanga. Kuko hari impamvu yagukunze, haboneka n'ituma kwanga. Ariko Yesu niwe wenyine wadukunze, nta mpamvu n'imwe adukundira. Niyo mpamvu rero nta n'ihari yo kutwanga. Atubwira ko adukunda buri munsi. Yewe n'abashatse ntumubwira ko umukunda buri munsi, ntabwo ari buri munsi, ari n'igihe bwira mutavuganye. Ambwira ko ankunda buri munsi. Oh, ni mwiza kurusha uko mbivuga. Amenyera kure, amenyera kuri ibyo nibwira, nzamutegereza sinzarambirwa. Haleluya! Haleluya. Ndashaka ko tuganira ijambo Imana yashyize ku mutima. Mera uwo muntu ikiganza, nubona byemera, natabyemera umwihorere. Wabona igihe harimo atari cyo kwakira ibiganza by'abandi. Ariko muhereza ikiganza umubwire ngo Imana igiye kugukorera n'ibyo utigeze wibwira. Nabwiye Imana ko
ntago nzahagarara imbere y'abantu abakeneye yenda ababasetsa ababaha murare. Hari abakomediye babyigiye kwinjira yurishyura bakaguha murare ugataha ntacyo bitwaye. Ariko ndagira ngo tuze kumenya ko iyo turi hano imbere y'Imana n'ahantu Imana ikorera kandi ikoresheje abantu. Ijambo rya kabiri, hano ndabizi ko nta murozi urimo, nta urimo, nta n'uwigeze aroga urimo, ariko harimo umuntu wigeze arogwa. Nta waroze n'ukuri pe, mwakoze ibindi ariko kuroga ntimwaroze. Oya, n'isura zanyu zigaragaza ko mutashobora kuroga. Bamwe muracyari n'abatoye, ariko ntihaburamo uwarozwe. Namenye ikintu kimwe rero, umuntu ashobora kukuroga ataguhaye imiti, umuntu ashobora kuroga atagukozeho, umuntu ashobora kurogera ari mu kindi gihugu agakoresha imbaraga z'abakonikoni n'izindi akaguterereza ibintu kandi bikagufata. Ndashaka ko muza kunyumva tujye tuba mu nzu y'Imana tudatera waraza. Niba ari ijambo ry'Imana tumenye ko rifite ubushobozi bwo kurema ibintu bitariho bikabaho, ariko riremera umuntu waryizeye. Tuzamura amaboko dushimira Imana. Haleluya! Nabatumye ngo mbabwira ngo Imana ije kubakora n'ibyo mutigeze mutekereza, n'ibyo mutigeze mwibwira. Dutere haleluya! Hari ibintu mutigeze mwibwira, hari ibintu mutigeze mutekereza. Imana ifite gahunda yo gukora ibyo, ngakoresha akanwa n'imbaraga z'abakonikoni, yarangiza akakurogera umwana, akakuroga, akaroga urugo rwawe atigeze ahagera, atazi naho atuye, ariko agakoresha imbaraga yahawe n'umubi akakuroga kandi bigafata. N'abanyarwanda baravuze ngo ntago hica ikindi, hica umutongero. Ngo umuntu aramutse aguteza ibintu ntabitongere ntacyo byagutwara. Ntago hica bimwe yaguteza, ahubwo hica ya magambo yabitongereye. Kandi yabitongereye John hakanyura Pastor Steven ntago bimufata uko siwe yabitongera. Niba abapagani abakorera Satani bajya batongera ibintu bigafa, kutwike tutakoresha akanwa Imana yaduhaye tukagira ibyo twatura bikabaho. Muhe ikiganza umugire ngo Imana ije gukora ibyo utigeze utekereza n'ibyo utigeze wibwira. Kabiri, uzi kujya kwa muganga ubabara umutwe urimo kurya, ukajya kumva umuganga guhaye action n'ibindi binini za royefu n'ibindi, ngo genda ukinywe kiragukiza umutwe. Namwe mumfasha, umutwe ni urwaye, none ikinini kigiye mu nda, hababara mu nda cyangwa hababara umutwe. None ko ikinini kigiye mu nda kirahura he n'uburibwe bwo mu mutwe? Ariko abaganga babikoranye ubushobozi ku rwego iyo kigeze mu nda, ubushobozi bw'ikinini bujya gushaka uburibwe buri mu mutwe. Ntumbaze uko bikora, ntago nize ubumenya muntu, nta nubwo nize ubuganga, ariko neza kucyo kinywa kikajya mu nda ukumva umutwe urimo urakira. Mama Pastor ngo banza we warabyize waba ubizi, ntago mbizi, ariko ikinini kirimo kirashongera mu nda ukumva umutwe urimo urakira kandi utarwa. Niba rero ikinini, ubushobozi bw'ikinini buzi kujya gushakisha ububabare mu mutwe cyangwa mu kirenge cyangwa mu kuguru, niko ijambo ry'Imana rifite ubushobozi bwo kurangiza ikibazo. Twebwe akazi kacu ni ukurivuga, naryo rifite ubushobozi bwo kujya gushakisha aho ikibazo kiri. Mubwire ngo iragukora n'ibyo utigeze utekereza. Bibiliya igaragaje Yosefu, ndavuga kuri Yosefu mvuge no kuri se. Yosefu yutuza amateka ye, uburyo yabayeho yangwa na bene se, kandi bamwangiraga ibintu bibiri. Ijambo rya mbere ni uburyo se yamukundaga, ngo se yaramukundaga bituma bene se bamwanga. Yageze no ku rwego amudodeshereza ikanzu ngo arayimuha, bene se baramwanga. Kandi gukundwa na se byaterwaga n'imyitwarire ya Yosefu. Ngo yajyaga ajyana amakuru y'ibyo bene se bakora bitari byiza akayashyira se. Se ngo amukunda kurushaho, amudodeshereza nika. Iyo ngiyo iba impamvu ya mbere ituma bene se bamwanga. Kabiri,
ngo aza kurota inzozi azibwira bene se, bamenya icyo inzozi zivuze, bamenya ko byanga bikunda harimo ubusobanuro bw'uko azabayobora, ngo barushaho kumwanga. Ntabwo ariko bari batangiye kumwanga, ahubwo barushijeho kumwanga. Ubu sinkigira ikibazo ngo cy'umuntu ngo yamvuze ngo cyangwa yanyanze, ntabwo ibyo nkibigiraho ikibazo. Ntabwo umuyobozi w'umurenge yajya kurwanya umuyobozi w'umudugudu, umuyobozi w'umurenge ntiyarwanya umuyobozi w'umudugudu, n'urwego barimo si rumwe. Ariko umuyobozi w'umudugudu yarwanya umuyobozi w'umurenge kuko nawe harashaka kuhicara. Nubona Satani akurwanya ujye umenya ko hari urwego uriho, hari ahantu wageze. Ngwino hano pianiste, ngwino hano. Abantu ngo bafite ikibazo, ngo ibigeragezo, ngo intambara. Udashaka intambara abwira Imana imucyure. Udashaka ibigeragezo abwira Imana imucyure, aruhuke imiruho n'imihati. Mubwire ngo ntabwo ugishaka intambara, mubaze bazo umuntu ngo nta bigeragezo ushaka. Imana iguha iruhuko ridashira. Tugende nge nawe, nge n'uyu muvandimwe turi kugendana gutya dushobora guhura. Kubera iki tutahura? Turi kujya mu cyerekezo kimwe. Noneho genda turuka hariya uzi. Ngwino. Kubera iki duhuye? Jya kwicara. Mere uwo muntu ikiganza we ngo nudahura na shitani muzamujya ahantu hamwe. Nudahura na shitani muzaba mujya ahantu hamwe. Nubona Satani agerageza urugo rwawe umenye ngo ntiri mu cyerekezo kimwe, ariko nubona nta kibazo cyo ujye umenya ahubwo ngo rwarayobotse. Pastor ntugatinye intambara, azakujya ntimujya hamwe ntumukorera, niyo mpamvu azakurwanya. Yes. Ariko Imana ishimwa ko tutari twenyine, turi kumwe n'Imana ishobora byose. Nasomye ijambo ngo mu ruhande rwabo bari kumwe n'amaboko y'umubiri n'amafa, ariko mu ruhande rwacu turi kumwe n'Imana ishobora byose. Igaragarira mu ntambara, igaragarira mu bigeragezo, amakuba adahari ntabwo Imana yagaragara. Imana ya Saduraka ntiyari kuboneka batabataye mu itanura ry'umuriro, yagombaga kuboneka hari impamvu itumye iboneka. Iyo hakurya hariya batatwiyenzaho ntibari kumenya ko dufite ibiti bifata amabuye. Ariko nabo barabizi ko mu kirere cy'u Rwanda harimo izindi mbaraga. Babimenye gute? Ntibatumye hari ibintu Imana igiye gukora, abantu bamenye ko iyo dusenga ari Imana ishoboye. Ngo babataye mu itanura ry'umuriro. Ndashimira Imana, mwumve ikintu nkundira Imana. Ntabwo Imana idusanga mu bibazo, ahubwo twebwe tuyisangamo. Ntabwo Imana idusanga mu bibazo, ahubwo Imana ibibazo bisanga Imana yahageze. Ntabwo Imana iza nyuma y'ibibazo, Imana ihagera mbere y'ibibazo, bikaza bisanga Imana ihari. Yaratwimanye uwo inshuro ibihumbi sibanga kandi sibanga barabizi ejo bundi yaraturamiye dushire impumu buri munsi iyo twibutse iyo neza. Dutera haleluya. Ntutinye ibibazo, ntutinye intambara.
ntabwo uri muri ibyo bihe wenyine, uri kumwe n'Imana. Nubona intambara, nubona ibigeragezo, ujye umenya ngo kumbi sindi kujya hamwe nawe, reka ndwanye, arimo ararwanya ikiri muri njyewe. Kandi reka mbibutse ijambo nigeze mbabwira, ntabwo tuzagera aho abantu bavuze, tuzagera aho Imana yavuze, kuko aho abantu bavuze twaraharenze, umurongo abantu baciye twarawurenze. Yosefu ngo yangwa na bene se ku rwego bashatse kumuvutsa ubuzima. Ariko kuko Imana yavuganye nawe, ikomeza kubana nawe. Muzi uburyo yagiye kubasura, bajya inama bati reka tumwice. Umwe muri bati twikwica mwene data, mureke tumute mu rwobo rwacu kwe kubika amazi. Umwe muri bati nubundi kubamo ntacyo bimaze, mureke tumugurishe. Babaramugurishije ngo basigarane ikanzu. Yosefu aragenda. Muzi ukuntu bayohereje se, baramubwira ngo urebe niba ari ikanzu y'umwana wawe, twayibonye, ubanze inyamaswa z'inkazi zamuriye. Barabizi neza ko Yosefu atapfuye. Ubwo ngo bazi ko barangije inzozi za Yosefu ntaho zizasohorera. Ariko nigeze mbabwira ijambo, reka mbisubiremo, ntabwo Imana irinda ikanzu, Imana irinda inzozi. Munyumve, ntabwo Imana igira irinda ikanzu, Imana irinda inzozi. Kubera iki? Iyi inzozi zisohoye zibategeka kudodesha indi kanzu. Hari igihe ikanzu bayiharabika, bakakuvuga ibihari n'ibidahari, bakakwita amazina abaho n'atabaho, ikababwira ngo nimuvuge ntacyo bitwaye. Iyo ni ikanzu muharabika, ariko inzozi nzihagazeho. Ubwo zizasohora nimwe muzadodesha indi kanzu. Muzi uburyo yagiye iyo ngiyo, muzi uburyo bamubeshe. Byose nshaka kubitindamo, ndashaka gukoresha igihe gitoya kugira ngo n'umushumba ndawaze kubona undi mwanya. Muzi uburyo yabeshewe ajya muri gereza, kumbi naratangaye. Ibi biragaragara nk'ikibazo kuri Yosefu, kumbi niyo nzira, niyo maboko. Ngira mwene so ngo ntabwo Imana ijya ivuga inzira tuzanyuramo tujya i Kanani, ivuga i Kanani ariko ntivuga amateka y'inzira. Njya numva ibwira ababyeyi ngo nguhaye umwana, ariko ntijya imubwira uburyo ibise bizamurya, kandi ntiyakwakira umwana bitamuriye. Iyo bitamuriye bamukora cesarienne, kandi nayo ntiyoroha, igira n'ingaruka mbi cyane. Nawe undebera urwo rugendo rwo gutwita uburyo rugoranye, ariko nawe undebere yamaze kukikira umwana, ntiyibuka ko igise cyamuriye, ntiyibuka yuko bamukase. Iyo amaze kwakira umwana yibagirwa umubabaro, ariko urugendo rw'amezi 9 ntiruba rworoshye. Kandi ikintangaza ni kimwe, iyo mutwite ntawe ubafasha gutwita, ariko iyo mubyaye tubafasha kwenjoyinga umwana. Ugeragezwa wenyine, ariko ibisubizo ntuzabirya wenyine, na bene wanyu bazaryaho, kandi warageragejwe wenyine. Uzi ko wiga wenyine wakora graduation abayitashye bakarya kuruta we wize? Uzi ko wiga wenyine wajya kugaruta wite nk'abantu kwifotoreza ku ikanzu bakagira ngo nabo barize, kandi ari tuzamura amaboko dushimira Imana. Izo ntare mureba ziraziritse, nimuhumure mwitinya. Ndabizi ko hano harimo abadamu bakundwa n'abagabo babo, birashoboka ko harimo n'abigeze bakundwa ibihe bigahinduka. Mwihangane, icyo kikwereka umuntu. Ariko ninde mudamu urimo hano wakunzwe cyangwa ukunzwe n'umugabo we wigeze ujya kubyara
mu gihe akiri muri rwa rwererero akabona umugabo amuzaniye indabyo. Ari kubise ari mu rwererero, uwo bazizaniye aze kuzamura ukuboko aduha ubwo buhamya. Nigeze nyarukirayo madamu ariyo, umuntu wese aba ari muze, umuntu wese aba agenda ibye, umuntu wese aba areba ibye, umuntu wese aba arwana n'ibye, na muganga bakubaza ngo bimeze bite, komeza gine ugende, ni 6 ukomeza ugende, ukaza ati ndebera muganga ni 7 ukomeza ugende. Hari aho agera cyamufata agahagarara agashinyiriza we cyamurekura komeza ugende, kuko 10 ntabwo riragera, agakomeza akagenda. Icyo bakubwira naho bigeze ariko ntawe ugufasha. Umugabo ntaba hari gusa baza ati muze kumbwira amakuru nimwumva biciyemo, aba yatanze komande bari kuzikora ariko ntizaza utarabyara. Kuki ushaka indabyo ukiri kubise? Baraguhemba ko wakoze iki? Ariko baroko twaretse kwikorera abantu ko ntawe utwanga, umuntu uri kubise ko yirwanaho n'uwaguteye inda ko atagufasha. Ubwo ubona ari nde wagufasha n'uwaguteye inda adahari? Ushaka ko ari nde ukuba hafi n'uwo mwabyaranye atakuri hafi? Ngo barakwanga maze n'uwo mwavukanye arakwanga, ubwo urumva ari ngewe kugukunda koko? Ngo bakunda bakire, ubanga se nindi kandi nawe ushaka kuba umukire? Ngo bakire si abantu, ubwo abantu ntibande? Hari amagambo tuvugishwa n'ibikomere, ntabwo ari abantu. Kusengera kuba umukire ngo bakire ngo si abantu, none ubwo abantu ntibande? Abantu ntibande? Ariko uzareba iyo bavuze ngo arabyaye, uzi ko hari n'igihe abona umwana nyuma abatariwe n'ibise bamubonye. Umunsi madamu abyara yamubonye nyuma yanjye, ataramubona njyewe namubonye mbere. Ni njye wazanye imyenda ndamureba, uwamubyaye ataramubona. Maze indabyo si ukuzizana, amakado si ukuyazana, ni mwonkwe musubireyo nta mahwa bakabishyira. Ninde bajya bashyira kuri sitati ari kuribwa n'ibisi? Ko ntarabona umuntu yifata ko ntarabona umuntu yifata serifa ari kubise ngo ashyire kuri sitati. Ibyo ninde ubishyira kuri sitati? Ariko iyo yabyaye ko babishyira, urashaka kujya kuri sitati habaye iki? Mumbarize ngo ko wumvisha ibi ngibi uri mu rwererero cyangwa warabyaye? Mubaze ukurikije ubuzima ubayemo wumvisha uri kubise cyangwa warabyaye? Ngo ntawe usura, ngo ntawe ugeraho ntuye. Bene da nawe ubwawe kuhagera birakugora, ari wowe uhakodesha, ubona ari nde bizorohera kuhaza? Ariko mubwire ngo Imana igiye gukora n'ibyo utigeze wibwira. Imana n'ibyo utigeze utekereza ubyumvisha tere. Haleluya! Hari ibintu tutajya dutekereza n'Imana yabitubwira tukumvira tubesha. Kandi Imana ntigigira isoni zo kubwira umuntu ngo nkubakiye etaje yabuze ya chambrette. Imana ntigira isoni zo kukubwira ngo nkujyanye mu ndege wabuze n'aya moto. Muranyumva? Haravuze ngo nireba mu nda y'ingumba ikabonamo ishanga rikomeye, abandi babona ari ingumba yibonamo ishanga. Imana nagiye gusenga, umudamu wari unshumbikiye hano munsi y'abahamya ba Yehova hano Kicukiro, munsi y'abahamya
reka ndeba atabarimo hano wenda abo ntawe urimo ancumbikiye nge n'uwitwa Sugira Steven n'uwitwa Innocent twari batatu aducumbikiye dutashe dusanga yanditse agapapuro akanyuza munsi y'urugi aravuga ngo sinshoboye kubacumbikira cyangwa bikoze nzacumbikira imyenda yanyu mujye muza mukarabe mwambare mugenda ariko kumbi yashaka kwinjiza nyine kavati bino bisore biri hano ntazinjira umwe wese anyirukwe n'undi anyirukwe nibwo nagiye kuba muri Eto Kicukiro aha haruguru nyine ubu ngubu nta wakwinjira mu kera ryari ishyamba winjira mu kushatse niho ninjira gasasa n'igice nkajya kuryamamo hafi n'inzira mu gihuru kandi niriwe mbwiriza Imana imbwira ngo izangirira neza nkajya kurara muri Eto Kicukiro nayivuze ndara hanze nzabura kuyivuga uyu munsi mba mu nzu niyishyurira navuze Imana bantiza imyenda nzabura kuyivuga uyu munsi nambara ibyo niguriye nabwirije n'ibyo kurya byo muri puberi nzabura kuyivuga uyu munsi mfite ibyo kurya twabayeho tubwira Imana ngo Mana duha ibiryo nimvuga ibi ngibi birashoboka ko nawe uri kuri iryo sengesho ntago naje kukwishima hejuru ndagira nkwibutse ko nta Imana itakura umuntu nta hoteli iri muri iki gihugu yenda sinajyayo kabiri ariko nta hoteli iri muri iki gihugu ntajyayo ngo nigurire ipura yaho ntayo nubwo iyo yaba iyo mu Kinigi yenda sinajyayo kabiri ariko nta hoteli irimo ntajyayo ngo nigurire ipura yaho ariko nabayeho nibaza ngo nigute umuntu abyuka mu gitondo akanywa icyayi saa sita akarya nimugoroba akaza kurya navuye mu cyari Karongi niho narokoreke 94 ntazi ko nzarya umuceri ngo nguhage twawuryaga rimwe mu mwaka nabwo ntituhage kubunani cyakuri Noheli nzi Kigali mbwira Imana ndakwinginze Mana n'abadesenga burya iyo bageze mu kaga barayisenga burya n'umujura ajya kwibati ndakwinginze umfashe ntibamfate kandi kamufasha ntibamufate ngira Imana ngo ndakwinginze nzajye mu rugo barya umuceri kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere nibwo yenda igikomere cy'umuceri cyashira Imana irebye isanga urwo rugo nta ruhari ahantu nabonye akazi bwa mbere n'umukecuru wabaga mu kabuga ka Nyarutarama afite restaurant umushahara wa mbere nakoreye zari 3000 ku kwezi bitatu by'amanyarwanda cyakishishikaje sa amafaranga numvaga nishakira aho bazajya banyihera ibiryo gusa ariko bampa ibiryo n'umushahara uzaho wa bitatu nicaje umukecuru ari umudivantiste nifite ibikomere bibiri ati bihese mwana we ni cyambere n'icy'ubupfubyi arambwira ati cyo ngicyo cyo sinakivura n'Imana ikivura ni cyakabiri niyo ndebye ubona nzahaga umuceri iyo ndebye ubona umuceri nzawuhaga arambwira ati cyo singisengera nzakivura ni guteze ahita hamagara wakoraga mu gikoni aramubwira ngo kuva uyu munsi ujye uteka umuceri imbere y'ibindi ushya abakiriya bataraza ahita mpamagara izina rijyanye n'icyo gihe buri gihe cyose kigira izina ryacyo naryo mbabwiye ubwo mugiye gutekereza ngo yitwaga gutya siryo ariko hari Imana ifasha ngo ntaza kwibagirwa nkarivuga buri gihe cyose kigira izina ryacyo mubaze ngo muri iyi minsi uri kwitwa irihe uri kwitwa irihera kandi amazina tutahawe n'ababyeyi amenyekana kuruta ayo twahawe n'ababyeyi izina uzaniwe n'igihe rimenyekana kuruta iryo wahawe n'ababyeyi arabanga kuva uyu munsi ujye uteka umuceri ushye ibindi abakiriya bataraza kabiri uyu mwana abavuze rya zina ntimukajye mumwarurira ajye yiyarurira umuceri ashaka uzi ko ijambo ryiza ari mugenzi w'Imana yavuze gutyo numva nkuhaze ntarawurya bana mujya mukoresha abakozi bavuye mu cyaro ujye umureka rye ukwezi kumwe aba yabihaza ariko yakiza ibishyushye ibikonje ibyaraye jya umureka rye ni ukwezi kumwe biba byamunaniye natwe kera twarabibashaga uretse ubu byatunaniye mitambwira uwo mukecuru reka nkubwire mama
kubera ijambo ryiza umbwiye nanjye reka nguhe isezerano nta sose yawe nzahombye. Ati nose uzawurira aho ngaho nta gikomere cy'isose mfite, icyo mfite ni icy'umuceri. Nakuririye umuceri, ubu mu bintu nzira umuceri wangeze aha ngaha ndawuzira. Ninza ni wawe niba ari uzawutegure ariko nzawurya nyine bene da. Madamu arabizi ko bawutetse bashyiriho akandi kantu, ntako bashyize arabizi ko mburaye. Nubwo wawuteka ukaba umuhondo n'icyatsi kibisi, umuceri wangeze aha ngaha. Nubyumva gutyo ntutekereze ko nabuze ibindi nkubwira, ariko ndajya nkwibutsa ikintu kimwe. Niba narabaye mu buzima bwibaza niba nzahaga umuceri uyu munsi nkaba mbasha kwigurira umufuka w'umuceri, we wabifata nk'ibisanzwe, nge simbifata nk'ibisanzwe, kuko uyu munsi hari utabishobora. Banyirukanye rero, uwo mubyeyi anyirukanye ngiye gusenga, aho mba banyirukanye umuntu yari yantije ipantaro arambwira ngo jyo iyo pantaro nyifite ari imwe, nzi imibyinire yawe yo mu cyumba utaza kuyica niyo yonyine mfite. Kujya kubyina uzi ibiryo bigeretseho amagambo mabi, uzi kuguha amafaranga umuntu yagutongereye inyuro, ariko we wagiye ukora wacitse amaboko akayaguha ariko yagutongereye. Nagiye gusenga mbwira Imana mpaho kuba mpibiryo mpimyenda. Umuhanuzi abaraje nk'iyagatera ati nduwiteka umva kumvugana nawe, ntega amatwi ngo Imana irambwiye ngo ikurije indege. Nasya iby'indege aribyo byari byanzanye, ntaho kuba mfite, inzara iranyishe, nambaye ubusa ngo indege. Bene ibyo bintu wabitekereza, wabyumva? Kumbi mwumva igitangaza cy'Imana. Ntuzurira indege wambaye ubusa, ntuzurira indege udafite aho kuba, ntuzurira indege ushonje. Iyo ntabwo ikireba ari izo nzira, iyo yibonera i Kanani kandi hari ahantu uzanyura. Mwumva ikintangaje rero, ya ndege ntigeze nizera, ntigeze ntekereza, ntashyize mu mutwe. Narayuriye ngiye mu giterane, na bya biryo yarabitanze, namwe murabibona mu by'ukuri ko nariye. Ubu ndi kuri regime, ubu natangiye regime, sibyo? Yenda imyambaro sinambaye ihenze nk'iyawe, ariko biri kose nagerageje. Ntago nagera nk'umushumba, ni umukire we afite amafaranga, ntago namwigerereza. Reka ariko basi nagerageje bijyanye n'icyiciro cyanjye ndimo. Urakoze kugira ngo ubone icyo Imana yakoze. Ntugafate ubuzima bwawe ngo ubuhuze n'ubw'umuturanyi. Nubuhuza n'ubw'umuturanyi uzabona abayeho neza kukurusha, ubone niwe Imana yagiriye neza. Nushaka kubona ko Imana yakwambitse, ntugafate imyenda wambaye ngo uyihuze n'iyundi muntu, uzabona yambaye neza kukurenza. Nubona icyo Imana yakoze, uzafata ubuzima bwawe bwahashize ubuhuze n'ubuzima bwawe bwa none, nibwo uzabona ishimwe ry'icyo Imana yakoze. Kubera icyo Abanyarwanda tubona ko Imana yatugiriye neza, ntabwo dufata u Rwanda ngo turukompare n'Ubwongereza na Amerika hoya na Canada hoya, ahubwo dufata u Rwanda rwa 94 tukaruhuza n'u Rwanda rwa 25. Tubona icyo Imana yakoze, tubona aho tuva, nitwe tuzahituba, nitwe tuzahitugejeje. Nushaka kubona icyo Imana yakoze, ujye ufata ubuzima bwawe bwahashize ubuhuze n'ubwanone, uzabona ko Imana yakugiriye neza. Mbere uwo muntu ikiganza umubwire ngo uko biri biruta mbere. Haravuze ngo ibyo atarakora sibyo byambara imbaraga zo gushima. Aho tugeze hatwemeza ko n'ahandi tuzahagera. Haleluya! Imana y'abantu yamubwire ngo ije gukora n'ibyo mutigeze mutekereza, n'ibyo mutigeze mwibwira, ije kubikora. Imana yarabikoze. Afite umudamu n'abana, abahungu 2 n'umukobwa. Ntabwo nari nzi ko nzagira urugureka. Mama pasiteri twarasenganye, aranzi, yarananyoboye. Yaranyoboye rwose, ari umuyobozi w'urubyiruko. Yaranyoboye, twarasenganye. Ariko bene da, ukuntu ageze muri Betesida ameze, urakoze cyane. Ukuntu ageze muri Betesida ameze, ni ngiye wiyizi. Uzi imyotso yari yuzuye hano mu gahanga, sinzi icyo bari barambagiye.
sinzi icyo banyokereje nazo. Erega ngo ko tuzasa ni kurerekanwa, erega uko tusa siko dusa. Abantu iyo baturebe mu ishusho y'ubuzima bagira ngo namubonye hariya, nabonye hari umuntu inyuma aranzi muri restaurant ahantu yajyaga haza kuko yakoreraga hafi y'iyo restaurant aho bitaga kwa Arsene, nayikoraga amatarakazi ahubwo ari guprofita kuza kurya. Yego nta mushahara nabaga nemera, hoya narakoraga nkaza kurya ubundi nkataha ninda. Iyo tubabwira ntabwo twaje kubaha morale, oya. Yohana aravuze ngo iyo amaso yacu yabonye, iyo amatwi yacu yumvishe, intoki zacu zakozeho, nta buzima Imana itakuramo umuntu. Nagiye kubaka ntavuye ku mumama atuye hano mu Gatenga hafi yo ku murenge aho bita kwa Matabaro, yenda batuye mu Gatenga babona mama yitwa Mamariri, niwe wanyakiriye mvuye muri Eto Kicukiro njya kubiwe, nahavuye njya kwibana. Ntabwo nzi ko nzitwa papa w'abana, ibyo ntibyabaga mu mutwe wanjye. Nibazaga niba nanjye kwitunga byananiye nzatungisha icyo umugore, nihazamo abana se bizagenda gute? Ibyo ntabwo byari mu bitekerezo bya, kandi muze kunyumva, ntabwo iri buze gukora bimwe utekereza. Oya, ugiye kubona n'ibintu utigeze utekereza, utigeze wibwira. Twakoze ubukwe baduha amezi 6 ngo tuzabana amezi 6 ngo yicwe n'inzara asubira iwabo. None byari 6, ejo bundi kuri 2 z'ukwa gatandatu so twuza 13. Imana imuha umugisha, yarakoze kunyemera. Icyo gihe sinari cyo kwemerwa. Niyo mpamvu mfite gahunda nzabatumira no kwa data bukwe, barabizi uretse ko batazi igihe bizabera, ariko mfite gahunda. Mfite gahunda yo kongera kumukwa ubwa kabiri. Kandi ntago nzajyana inkwano muri envelope, oya, nzategura dote. Yes, abana banjye nibo bazabanyambariye, nzategura dote. Kandi habura icyumweru ngo tuyikore, azasubira iwabo. Abariyo njye njya kumusura, amperekeze hahe. Ibyo ni ibindi byose sinzaduka, si ibyo abantu bagiye bahimba. Amagara abasaza sinzi inyito bazabiha, ariko nzongera tujye dusabe tunakwe. Mwene da, umuntu uzabana nawe mu gihe kibi, umuntu uzagukunda uri mu gihe cy'amakuba n'ibyago, umuntu uzagukunda utari mu gihe cyo gukundwa, ntukamutakaze. Umuntu uzakwemera umeze nabi, ntukamutakaze. Inshuti zo mu bihe byiza ntizibura. Uzagukunda udafite akazi niwe nshuti, ntiwabura inshuti wabonye akazi. Inshuti zo mu mafaranga ntiwazibura. Umuntu ameze neza ntabura inshuti. Haleluya, haleluya. Imana yarakoze, yahinduye amateka. Haravuze ngo bya bihe byari bikomera bihinduye. Ibyo ndi kubona sinabitekerezaga, sinabyibwiraga. Ndaje mukanya dusenge, tubwire Imana ngo turagushimiye ko ugiye gukora ibyo tutigeze twibwira. Bibiri na 24 nari mfite icyifuzo maranye nk'umwaka umwe n'igice cyangwa hafi 2. Nari ntuye ahantu nifuzaga ko hari umuntu hansura pastor.
niyo najyaga kubwiriza ahantu bakambwira urumva ngo reka tugutware tukugeze mu rugo, nibukaga ahantu ntuye nkavuga nibagerayo ngahita mbabwira mfite indi gahunda ngiye kujyamo kugira ngo batagerayo. Erega twagiye duhura n'ibikomere bituma ubuzima bwacu tubugira prive. Uzi kwinjiza umuntu mu buzima bwawe ugasanga yabushyize hanze kandi bwari ibanga. Ukabwira umuntu ikibazo ufite mu rugo ugira ngo ni inshuti, ugasanga bikwije mu rusengero, ugasanga bikwije muri quartier. Bituma umuntu ashobora gupfana ikibazo kubera ko hari abo yabwiye bamukomeretsa kurushaho. Hari igihe winjiza umuntu mu buzima ugira ngo arakomora igikomere ahubwo akagenda akacyongera. Bituma rero tubaho mu buzima tugira prive kubera badukomerekeje kandi ibikomere byiyongera ku bindi. Kavani barokoye nimbagezayo. Urabona mu by'ukuri tuvuze ukuri uretse ko mwebwe tuziranye ari nk'abantu batanzi nagiye kubwiriza bwa mbere, ntiwagira ngo iri hano hepfo. Sinigeze njya ahantu kubwiriza protocol ate imodoka mwayiparitse ngo tubaparikire neza, uyu munsi ntago nayizanye. N'umunsi nayizanye ariko irahari, hari umunsi nzayizana. Kwizera gutuma tumeze nk'abafite kandi tutaragira, kandi ndayikunda igiduhisha mu gihe bitaraza. N'ubundi se barabimenya ngo bagire icyo babitumariraho. Nabwiye Imana ngo iturinde ababivugaho iduhuze n'abagira icyo babikoraho. Nari ntuye ahantu nyine nanjye ubwanjye munsi y'umuhanda, korotire yari amabati anashaje, n'urugi rwa korotire rwari amabati. Bihe byari bikomeye warabinduye Mana, haleluya. Hari igihe umuntu yanyiziritse ati ndagutahana, ataho ujya hose ndakujyana ariko nkugeze mu rugo. Izindi gahunda reka nzihore ntakugora, reka tugende. Tugeze hafi yo mu rugo ni hano hepfo nsigaho, ngo nasengera urugendo nk'urw'iminota 10, ni hano hepfo ndahita amanuka ahangaha nsanga nta muhanda uriyo ansigaho ngaho ubundi ndatambika. Nari mfite icyifuzo cyo kuhimuka. Kuki dusenga? Kuki hari ibyo dusengera? Nuko tutabifitiye ubushobozi. Imana nibikora tujye tuyishimira ko tuba twabisengeye. Hari igihe nigeze ntaha, ngeze mu rugo nsanga abakozi ngo babwiye abaturanyi babwiye umukozi ngo boss wawe ngo yambara neza, ngo na nyokobuja yambara neza, ngo n'umuryango mwiza, ngo ariko ahantu batuye ngo na boss ngo n'umusitari ngo tujya tumubona kuri YouTube, ngo ariko ahantu atuye ngo ntago hajyanye n'uwo ari we. Madame atashe rero umukozi nyine burya nushaka gutinda mu rugo ujye uba inshuti ya nyokobuja. Umukozi ushaka gutinda mu rugo aba inshuti ya nyirabuja. Mbagiriye inama kuko ashatse yavuga ati singa ushaka ahangaha. Mabuja rero atashye umukozi ati nyine abaturanyi bambwiye gutya, ahita abyegereza umutima. Abamama ndabakunda, ntago mujya mugorana kwakira ibintu, muhita mubya kandi Imana igibaho umugisha, muhita mubyakira vuba. Ngeze mu rugo ndicara haci iminota nka 30, ati tugomba kwimuka ahangaha. Ikintu ko tutakiraranye nubwo ari icyifuzo dufite ko numva kizanye speed idasanzwe ra. Tugomba kwimuka ahangaha, sekirite y'abana, ejo bundi umuturanyi, kandi byambwira nkabona nibyo nukuri byari by'ijana, ariko nanjye ntacyo mfite cyo kubikoraho. Arabimbwira ariko numva ntibihagije, nshaka kumenya aho byaturutse. Ngize umugisha barambwira ati urumva abaturanyi babwiye umukozi ngo ntago hano hatubera, kandi kuko nanjye ndabibona ati no tugomba kwimuka. Ntiyanambajije ayo mfite, gusa nyine arumva tugomba kwimuka kubera ko byegereye umutima cyane. Mitambwira Imana mu mutima, ndakwinginze mfasha ndebe uburyo kino kibazo nkirangiza ko ndabona byafashe indi ntera, nshobora gutanga igisubizo kitari buze kwishimirwa. Mitambwira madamu n'abaturanyi bavuze ibintu nanjye maze iminsi ntekereza. Ni ngubwire n'ikintu utaruzi naye naguhije. Nashyize abakomisiyoneri barimo barashaka inzu, naye nashatse kuzagutungura none utumye mbivuga bya hehe.
barimo barashaka inzu, nashatse kuzagutungura none utumye mbikubwira. Ati cyo ngicyo ahubwo nibariho, ahubwo sinzi impamvu batarayibona. Kabiri, nkubwire n'icyo utaruzize, nitwimuka izi ntebe ntabwo tuzazimukana, hari ahantu ntegereje amafaranga. Ati cyo ngukundira n'icyo ngecyo. Twaraye amahoro, ikibazo kirarangira. Aho namubwiriye ko abakomisiyoneri bariho twahamaze umwaka n'igice. Hari ukuntu urangiza, hari ukuntu ugira ngo ugiye kurangiza ikibazo aho gukateza ikirenze cyari gihari. Niba ugeze mu rugo madamu akakubwira ko yabonye ahantu superi wakisi kandi mu by'ukuri bazerishe, noneho kubwira umugabo gutyo yabuze n'ay'inzu, nabonye igitenge cyiza we, ukabibwira umugabo wiri utekereza ko itariki y'inzu yageze, hatabaye umwuka w'Imana wahita waga. Ariko mpita ni maze hari umuntu tuvugana narakimutumye nuko ataraza. Ibyo nabitekereje kera. Wagize ngo yazani azakwishyuza se kandi abizi neza ko wagitumye kitaraza. None se ko umwana kubwira ati ndege ati nzayikugurire, agahita atuza akayitegereza. Erega mujya mumenya ukuntu mutwara ibintu, hari igihe twisenyera ibintu kandi twakabitwaye neza. Ufite angahe? Ubwiye mbwira abana koshe ufite angahe kuri konti ivuga ngo twimuke? Ufite angahe? Agahita bati n'ubundi se ko ntacyo nkora, ntacyo wabuzwa n'iki kuvuga buryo ze nuko byose ari wowe bikora. Ugasanga ikibazo abaturanyi bateje ikibazo bararyamye, turaye tushwanye kandi abateje ikibazo biryamiye. Uzi ko duhura n'ingaruka zaba biteje kandi abiteje nta kibazo. Umuntu akaza akabateranya akabwira umuntu ibintu bitanahari, mugashwana kandi wabizanye yigaramiye mukarwa. Heneta Majye mureka kwegereza ibintu umutima vuba, kwibyera byose ataramata. Kandi ubwo wabona ari umwe mbwiye ariko akaba hari. Mubonye hangaha yata. Ko twavuganye ko arambwe ku Kicukiro, wageze mu mujyi gutera. Ariko bazo ufite n'ibyogajuru. Inyamirambo. Beneda baguhaye ifoto menya ko ariyo. Mumbarize ngo ntibirakubaho. Haleluya. Igihe cy'Imana kigeze mu bumana bwayo irahanyimura. Umwaka warangiye, ubu ngubu mu by'ukuri abashyitsi barampamagara ngo tuzagusura. Nimfite ivuga butumwa ntazi igihe rizarangirira, nirisoza nzababwira kandi mpari. Baze mbicaze he, baze mbaraze hehe. N'abana banjye kubararaga bagerekeranye. Ariko hashimwe Yesu ujye uduhisha. Uzi impamvu ndi kuhavuga nuko ntakihatuye. Ntago nari kuhavuga nkihariwe shipu. Aruhamya tutavuga kubera ko tukibihagazemo we. Erega ibihe duhagazemo ntawe bifasha, abantu bafashwa n'ibihe twavuyemo. Mubwire ngo ibyo bihe uhagazemo ntawe byafasha, bizadufasha wabivoyemo. Ubwo waza ngo ndashima Imana, umuntu akaza ngo ndashima Imana rero ngo ngezemo inza amezi 6 ngo ndashima Imana ko batarayiso, uri murasaba nta gushima Imana. Iryo ni ishimwe ry'umutima ariko si ishimwe ryo gusangiza abantu. Rizaba iryo gusangiza abantu wayishyuye. Imana inkorera igitangaza mu bumwana bwayo, ikora igitangaza impinzu n'ukuri. Yenda nimeze nk'iyo utuyemo ariko ntihameze nkaho nari ntuye. Inzu n'ukuri mu gipangu cyayo, mva muri make mva mu cyumba cyanjye ngenda. Yego wasangaga rwose utegereje nyine kamera utegereje nyine mu gitondo ndebera ntaravayo kutindayo
ubaze ngo niba ugituye aho hantu ihangane ugasanga dushe ikoreshwa n'abantu nka 15 nimero ariko icyo mvuga ni kimwe, Imana igihindura ibihe mwoka byaramwe, Imana igihindura ibihe. None uyu munsi nsohokerayo rimwe rwose ngendera rimwe, urabona niyo mpamvu mwamperukaga ndigikara nabaye makayobe. Nanjye muri icyo gipangu nakodesheje harimo umupanga, Imana yantoje nyine gutanya, nubwo nyishyuza ari ay'abandi irimo iramenyereza ngo izanjye ndiziza nzamenye uburyo. Noneho nta kibazo, muzansure nta kibazo, bahaye karibu pe. Uziko nageze muri iyo nzu hari ibitekerezo tutajya tugira kubera ubuzima tubayemo. Uziko nageze muri iyo nzu nareba saro yayo, nareba ukuntu hateye, nkumva muri njye hajemo icyifuzo cya firigo, kandi buri ntacyo nagiraga, nari kuyishyira hehe yari kujya. Ubwo nagiye mbeka veni, mbika tarani, mbika 10. Madamu mukora surprise twimutse ati ko wambwiye inzu none intebe nkabamo ndari zazindi zaboze. Ndabyirengaje sina, kumbi natanze ku mandi barimo barazitunganya za makeya. Yego ntago zenze nka zimwe zawe nyine, ariko ndashimira ko zitameze nk'izari zihari. Umunsi umwe ari nko kuwa 4 ajya kwisukisha, ngira amahirwe aratinda. Abantu numva yumbwire nze gufate ku muhanda ni wimanukane wenyine, kumbi nukugira ngo nyine atatungura zitaraza. Aje asanga nyine intebe nziza zahagejwe, agastandi ka televiziyo karahari, akameza keza karahari. Arande barambwanga ariko bagabo mugira amafaranga burya mujya muyaduhishe, ni ntaya hari ni surprise mbana. Icyo mvuze ni kimwe, nshatse kubivugira ko hari ubuzima nari mbayemo ntatekerezaga ko nzavamo. None uyu munsi mu by'ukuri Imana yabunkuyemo, hari ubundi buzima mbayemo. Naje kubabwira iki rero, ibyo mudatekereza, ibyo mutibwira, ibyo ngibyo ni by'Imana igiye gukora. Tugana ku musozo ngo dusenge, nabahaye ubuhamya umwana nabwumvishe bw'umudamu wari umaze imyaka 30, bashatse muri 94 muri ADPR hano mu Gashyekero, babyaye muri 2024. 94 nibwo bashakanye, 94 muri ADPR mu Gashyekero niho basengeraga, babyaye muri 2024, imyaka 30. Yashatse afite 30, ngira ngo 30, abyamira afite 64, abyara impanga 3 z'abahungu. Ubaracice hirya y'imyaka 30, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ayaba ibyo bintu udatekereza, ibyo bintu utigeze wibwira, Imana nibyo igiye gukora. Yari yarashize akadomo, yaramaze kwiyakira, ya myaka mugenderaho yari yararenze, ariko Imana ireba mu nda y'ingumbi ikabonamo ishanga rikomeye. Na hamwe abantu bashize akadomo igize igaseruka. Hirya y'imyaka 30 haryaho maze ngaho utegereje, ihangane izasohoza icyo yavuze. Tuzamura amaboko abantu bavuganye n'Imana, dutera haleluya. Uyu mwaka izakora ibyo tutatekereje, izakora ibyo tutibwiye. Efeso avuze ngo ibasha gukora, irabashije, Imana yacu irabashije. Mabwira asumuta dusenga, nasijya mbibabwira, asumuta dusenga n'umushumba mu rusengero rwaho nkorera umurimo. N'umugabo we n'umushumba yitwa Jean Pierre, umugabo yigisha muri kaminuza i Butare. Wasumuta bamukuye mu rugingo ari umukobwa, yagiye mu mihanga mara imyaka 7 ava, bamukura mu rugingo rumwe kubera rwari rwamaze kwangirika. Baramubwira ngo natabona umugabo mu myaka 2 ntazabyara, ntiyamubona ahita ajya kwiga hanze, ahura na Jean Pierre ariwe mugabo we. Barakundana, aravuga ati nubwo nkunze sinzabyara kubera amateka na dore impapuro zo kwa muganga. Undi ati ntacyo bitwaye, nitutabyara tuzasubira iwacu mu Rwanda, tuzareba imfubyi za jenoside yakorewe Abatutsi. Hamushaka azi neza ko batazabyara, ariko bajya gusenga. Bajya gusenga
bakavuga ibijyanye n'ibyo bize, Imana ikavuga ibijyanye n'ubushobozi ifite. Abantu bafite aho imbaraga n'ubwenge bigarukira, ariko Imana yacu, Zaburi ya 93 kanavuze ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Bajya kwa muganga ntimuzabyara, bajya imbere y'Imana ati ndo Uwiteka. Ya uretse abantu Imana yagiriye neza, bagira abaganga babakurikirana mu gihe we no kwishura mituwele bigorana, bagira abadokiteri babitaho. Bagiye kwa muganga bati ibyo muvuga simbizi, n'urundi rugingo rwararwaye, tugomba kurukuramo. Umugabo arababwiye ati hari undi mudokiteri, kumbi yaravuze Yesu, reka bari we tujyaho, ngo bajya gusenga. Ati Imana ibyo watubwiye nibyo? Ati ndo Uwiteka nzabaha urubyaro. Haca iminsi, ariko muyimpere ikibazo ndafashijwe. Haleluya! Imana yacu irafatika we, bino bintu birakora. Nje byarankoreye ndabizi. Hari abandi byakoreye nkajya ngo bazamura amaboko, abo byakoreye gusa. Byongere bigukorere we. Byafunze umwenge w'umwana wanjye yari yavukanye ku mutima. Imana iwufunga tutagiye mu Buhinde, iwufunga mu minsi 3 turi Kacyiru, barawushaka barawubura, tutagiye mu Buhinde. Kandi bari batwandikiye transfer ko tujya Kanombe bakazaduha iyo mu Buhinde, mu minsi 3 bawushatse barawubura, batugiye hehe? Bamenya ko hejuru y'ibyabo hari imbaraga z'Imana. Sinivuge gute ko nayibonye. Uwo nguwo Imana yafunze umwenge, basanga yavukanye impyiko, yarapfuye, yihagarika hakaza amashira ataragira umwaka n'igice. Horebu clinique niho babibonye hano kwa Rando, batwohereza CHK baramubaga ngo babivuye biranga, bati nimwiyakire tuzayikora magize umwaka n'igice. Mbe nibi ntibikira byarengeje igihe, subira gusenga. Irambwira ngo uko wambonye cyagiye ni kugiye kongera kumbona. Habura ukwezi ngo tujye kuyikuzamo, dusubira muri control, bamunyujije mu cyuma bararebana, bati reka twongere, bararebana, bati urasenga ntiyego, bati ntituzi uko byagenze. Nta no wamenya ko iyo mpyiko yigeze irwana. Baramubaze biranga, dusenze biremera. Umwana ageze muri maternelle ya 2, impyiko ze zose zirimo ari normal, nta kibazo nagiye. Uwo muganga yarambwiye ati usenga uzakomeza uyisenga, natwe natwe byaducanze ntibibaho. Imana ikora ikintu kiri buze gucanganisha abanyabwenge, bavuga ngo bigenze gute. Babwira ibyo abantu bashoboye ntabwo Imana ibikora, Imana ikora ibyo abantu badashoboye. Asumuta asubiye muri control, bamunyujije mu cyuma, abaganga babona ibitandukanye n'ibyari bihari. Barongera birabayobera. Uzi icyo basanzemo? Basanze rwa rugingo rundi rwaye rurwaye rwarakize, basanga n'urwo abaganga bakuyemo rurimo. Ntabwo ari agatabo nasomye, uwo n'umushumba tubana mu rusengero, umugabo yigisha muri kaminuza, ntabwo ari injiji, barize. Hari ibintu abantu tuvuga noneho mukakiramo ya mashuri yanyu mukumva ntabwo ari papirano by'abarokore. Imana irakora. Urwo abaganga bakuyemo rurimo, n'urwaye basanga rwarakize. Hirya yabyo yarabyafite abana 3, n'ingingo ze zose arazifite. Hejuru y'abami ndetse n'abatware, hejuru y'abakomeye, hejuru y'ibizima n'abamarayika hariho Imana ikomeye. Ndabizi ko umuntu wese ahita yibaza ngo buriya byagenze gute. Mubaze ngo wowe wavuye he? Mubibazanye wowe wavuye he? Ninde muntu urimo hano twite? Ntabwo ari Imana ibimbwiye, ndimo ndabaza. Ntacyo reka mbaze ngo unyegereye.
si ngombwa ngo tumenye ngo igiza ngahe ngo uzabyara ryari, ntabwo ari ngombwa. Ariko biri kose biri hafi. Imana irema amaguru y'umwana ryari, kuseka kandi ari utwite. Ibiremera rimwe se cyangwa bigenda biza mu buryo butandukanye? Iremera amaguru rimwe n'amaboko kandi utwite. None se iyo igiye gushyiraho amaboko aramera nka kuriya amashami amera ku giti, cyangwa irayarema ikaza ikajombamo? Si umuntu uko ari utwite, uze tubaze nde? Uraze pasiteri yaba yarabyeretswe rakaba kureka nawe. Umuntu urimo hano wize kaminuza akarangiza kaminuza azamura amaboko. Reka nivugire kaminuza. Yego, ndamubonye arahita ambwira buriya barabyize muri kaminuza we. Bigenda gute ingingo ziramera? Ntabwo nawe abizi. Basi reka ama PS Imana anayavanaye. Reka no kuguhiye agafuniko k'amazi, reka nguhe icupa ry'amazi ryuzuye, maze ugenda udukorera urwara. Ugenda udukorera urwara muri aya mazi, utuzanira urwara uvanye muri aya mazi. Twese turi abantu bakuru, si amazi, si inanga, si amazi. Hari igufa riba ririmo, hari umusatsi uba urimo, si amazi. Uburyo Imana ifata amazi y'umugabo n'ay'umugore bigahura ikaremamo amenyo, amaboko, umusatsi, amagufa, imitsi, ikamenya yuko uzonsa ikaguha amabere, ngiye ntigira yima. Kubuko nta bwanwa ufite. Uburyo Imana ikurema ikarema ingingo z'umugabo ikarema n'iz'umugore, kandi n'utwita umwana ntamenye igihe bibera. Beneda abana bakura ryari ko mushiduka imyenda itakibakwira? Ko muhora muca inzara, ko muhora muca inzara. Hano hari urwara rubamo, hari urwara rubamo ahanga, hari urwara rubamo ahanga, harubamo none rukura ruvaye. Kwa duhora twiyogosha umusatsi uturukaye mwimbere y'umuntu abaza asangamo PS y'umusatsi. Reka mbabaze kw'inzara zikura kuca amenyo yadakura. Ubi yamenye abaza kuba, yamenye aza kuba kura nk'inzara, mubaze ngo yabageze hehe? Kuki yadakura nk'inzara? Mwari kujya muyakatisha ikiponseze. Kuki yatakuze kandi inzara zikura? Kuki yategekeye ahantu atazarenga? Kuki amaboko yategetse bango nugera ahanga ntuzaharenga? Iyo aza gukomeza gukura nk'uko umusatsi utava yari kugarukira he? Iyo amaguru akomeza kurambuka uburesho tuba ngo. Iyo ijosi rikomeza gukura, ijosi uburu riba rigera he? Ariko buri kintu cyose yagihaye umurongo ntarengwa. Yagibwa ngo nugera ntuzaharenge. Ariko twateye haleluya. Izo mbaraga zikora ibyo kandi zitagaragara, yabwiye ngo nzababwira ngo nibyo udatekereza nibyo utibwira. Twateye haleluya tugashimira Imana. Kuko utazi uko ibyo bigenda, niko utazi uburyo icyo kigiye kurangira. Dutere haleluya. Beneda ntabwo yananirwa kuguha inzu, ntiharerwa kuguha akazi, ntabwo byayinanira. Ibyo biroroshye imbere yayo, ni toto.
uko utazi uburyo amagufa akura mu nda y'utwite niko utazi uburyo Imana ikora ibyo ngibyo. Soze papa turi kumwe n'umubyeyi hano mukuru, mbona ufite umusatsi w'umweru, ubashobora kubaza igihe wabereye umweru. Nawe yagiye kubonabona wabaye imvi. None se ndibaza Imana ifata wa wundi w'umukara ikawuhindura umweru cyangwa urapfuka hakamera umweru? Ni wa wundi uhinduka umweru cyangwa hamera undi? Ni wa wundi uhinduka umweru. None se iba yibitsemo uburyo bubiri cyangwa Imana icunga dusinzira igashyiramo tentire y'umweru? Kwaba ari umukara uhinduka umweru bigenze gute? Simeruka mwarizemwo kabya uretse ngiye utajya mvugayo nize kubera impamvu z'akazi. Simeruka mwarangije zakiye n'ahandi. Ni mumfashe ro banyabwenge muri hano. Ndabona rwose ariko umuntu yigira ariko bene ubwenge bwacu bufite aho bugarukira. Ubw'Imana buri hejuru. Reka mbabaze dusoze. Iyo musinziriye muba muri n'ibitekerezo biba biri. Yenda byo mwarabyize ubu ijoro riri hehe amanywa arihe mukanya ariko ukuntu igiye kubihamagara kimwe kikaza ikindi kikagenda. Navugiye ikibingibi byose no kugira ngo nkwibutse ko icyo ngicyo kidakomeye imbere y'Imana. Ninde uzi inkingi zifashe ikirere aho ziri? Ninde wari wazigonga? Amazi yayavanyeho ubutaka yabuvanye hehe? Yaravuze habaho itegetse birakomera. Wakoze neza wavuze ngo isi yariho idafite ishusho ariko aravuga ngo habeho. Ibitari bifite ishusho bigira ishusho. Natumwe kubwira ngo ibyo bintu utigeze wibwira, ibyo utatekerezaga nibyo Imana ije gukora. Ubu ndashinganye genda n'amahoro, ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. Ubu ndashinganye genda n'amahoro, ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. Tuzamura amaboko abashingaye duha Imana icyubahiro. Hallelujah! Hallelujah! Kwongera dutera haleluya! Hallelujah! Kwongera dutera haleluya! Hallelujah! Abizeye ko Imana ibikoze duhaguruka dutera haleluya! Twese duhaguruke dusenge dushimira Imana. Yavuze ngo Isiraheli abwira Yosefu ati sinibwiraga yuko nzabona mu maso hawe ukundi. Amen. Yarazi ko Yosefu ibye byarangiye. Sinibwiraga ko nzabona mu maso hawe ukundi. Sinigeze mbyibwira ko nzakubona. Yari yaramaze gusiba mu mutwe yuko Yosefu atajya. Hari ibintu wasibye mu mutwe, urugo warusibye mu mutwe, hari ibintu wasibye mu mutwe. Sinibwiraga ko nzongera kubona mu maso hawe ukundi. None Imana inyeretse n'urubyaro rwawe. Uwatatekerezaga ko azabona aramubonye, amubona n'abamukomotseho. Abazi ko ubuzima bwawe bwarangiye bagiye kukubona babone n'ibigukomotseho. Abari bazi ko ntacyo uzamara bagiye kukubona uriho kandi hari n'icyo ubamariye. Haleluya! Sinarinzi ko nzongera kukubona. None amaso yanjye arakubonye, mbonye n'abagukomotseho. Ibyo ntigeze nibwira ndabibonye, n'ibyo ntatekereje ndabibonye. Niba ushaka kugira ubwiza ukeneye icyubahiro, ngaho nagende abishakishe gukora ibyiza udacogora. We niyite ku maso y'abantu, kuko ubwabo ntibamukunda, ahubwo yite ku izina mwita.
n'Imana yamuremye. sibyo nibwira Sibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo bare mu mutima w'ibizaza ndabakunda. ngaho mugende mubwira abababa muhumurize abakomeretse, mubabwire baze barebe dufite Imana itagihinduka. iyo Mana yadusanze twigaragura ifata idukuramo iratweza iratubabarira, ikiruta ibindi idusezeranya ubugingo. haleluya barizo umuntu mwegeranye ngo wizeye ko Imana yabikora, wizeye ko Imana igiye gukora n'ibyo utatekereje n'ibyo utibwiye. ubyize yazamura amaboko. kwizera ni ukumenya udashidikanya. mbasabe se reka mbinginge mu mbabazi z'Imana mureke ijambo ry'Imana turikure muri teori turigire puratike, turigire ubuzima nibwo rizadukorera. naho niturifata nk'ibintu biraho ntacyo rizamara muri twebwe. nasubira ngo unuyifata nk'inyembaraga izaza nk'inyembaraga. Imana uko uyifashe niko ikwiyereka. mubaze ngo urumva wizeye ko Imana igiye gukora n'ibyo utatekereje? Amen. urumva Imana igiye kubikora? Haleluya. uzi ko wabona Imana, dore ko abadiaspora babaye abadiaspora, wabona Imana imuguhaye kandi isura yawe igaragaza ko utamubona? uzi ko amashuri yawe atangana n'icyo Imana igiye gukora? none se ko ntacyo birivuga kitabaye kitazabaho? harya Hamani yari yarizangaye? harya Dawidi yizangaye? harya Yosefu yizangaye? Yosefu yabaye iki muri Egiputa? yabaye iki? yabaye iki? yabaye iki? ko mudasubiza yabaye iki? Premier yarahavukaga? yari afite ubwene gihugu? yari yarize? Haleluya. ariko yari afite iki? inzozi? yari yarabaye n'umutwara sibo? yari ari muri gereza? yego yari afite dosiye? yego. ariko namwumva igitangaza cy'Imana. gusobanura inzozi bihindura ubusa idosiye, bihindura ubusa ko atize, bihindura ubusa ko atari umwene gihugu. asohoka muri gereza asobanura inzozi, amara gusobanura inzozi ajya kuba minisitiri. ibana mu ikintu muri Imana. Yego. iduhamagara itatubajije save. Haleluya. habwa ikibazo save ngo wizere. oya nta nubwo igitubaza ubu nararibonye ngo nta burambi baza, ntabwo ihamagara abakomeye ahubwo ikomeza aboya bagaye niyitare. uzi kuko usa hari ahantu byakwimisha akazi bakaba bati warize ariko ukuntu ureba isura yawe yagikanga abakiriya, indesho yawe yatuma batazaza. niyo mpamvu usanga kuri resebusiyo barahashyize abantu nyine, ariko Yesu urata nta umubwire ngo mbabara wizere, uyu mwaka utararangira uzatanga ubuhamya ahangaha. kandi mbabara wizere, ntago ngiye kuguhamura ndakubwira ibyo mbwirwa n'umwuka w'Imana. izere n'umwaka utarashira uzatanga ubuhamya. uzahagara ahangaha atanga ubuhamya uvuge ngo nabonye neza y'Imana yakoze ibyo ntibwiraga, nzi ibyo nibwira kubagira, kandi ibyo yibwira ntiyabivuze. oya ibyo yibwira ntabwo ari ibyo nzi ibyo nibwira. burya icyo umuntu yibwira batarakivuga. ibyo yavuze ije gukora ibyo ayiwe ibyo utigeze wibwira n'ibyo utatekereje.
Numva nshaka ko umutima wanjye n'umwuka w'Imana binyoboye muri njyewe dutanga ituro ry'ishimwe dushimira Imana yuko ikoze ibyo tutigeze twibwira. Nibibaga hato nge nabwiye Imana ngo sinzahatira umuntu, oya nukuri pe, oya. Kandi mbasabe mpora mbivuga ahantu hose njya kwigisha, nkabwira abantu ngo niwumva ikintu kivuzwe utacyumva ntukagikore, ujye ukireka, ariko ntugataha ukiritika ibintu bibera mu nzu y'Imana, kuko kubikiritika wizanira umuvumo. Niba utabyumva ntabwo ari ikosa ryo kutabyumva, sinagahato kubikora, ariko itavanga mara oya wikritika ibyabereye mu nzu y'Imana. Reka babikoze niba batakoreshejwe n'Imana bazibarizwe n'Imana, ariko utikizeho umuvumo wo gukritika ibintu byabereye mu nzu y'Imana. Uzi ko buriya nubwo Mose yadidimangaga, nubwo Miriam na Aroni bavugaga urukuri babizize, ufatanya nanjye kubyizera. Niba dufashe badushyire igiseke hano, utanga ituro ribwira Imana ngo Mana ndagushimiye yuko unkora y'ibyo ntibwiraga n'ibyo ntatekerezaga, uri bubyumve gusa nukuri pe, abikore maze nsenga isengesho rishimira Imana. Uwumva abwira Imana ngo umutima wanjye urahamanya n'icyo uvuze, iki kintu ndacyakira ndacyizeye, utambuka ubikora. Iri ni sengesho umeneye umutima, icyo saba tugumane niba ngugiriye iri ni sengesho, iri ni sengesho Yesu we umeneye umutima, icyo saba tugumane niba ngugiriye Utambuke kandi utambuke ubwira Imana ngo iri ni ituro rigushimira yuko nizeye nakiriye. Nuza kumva n'ukuri mu by'ukuri ndabizi ko umuntu yanabyumva ariko adafite uburyo, n'ukuri pe Imana iri mu mutima. Kandi ntago ibingibi aba ari igikorwa cy'umwuka, iki ngiki ntago haba ari amarangamutima, oya, ahubwo mwuka w'Imana uri muri wowe ukwemeza yuko ubwira Imana ngo Mana ndagushimira ko iri ari ituro rigushimira. Manowa amaze kumva icyo Imana ivuze yabwiye marayika ngo buretse kugenda banze nzana ituro ry'ishimwe yuko uvuga nanjye kugiye kumpa urubyaro. Ubwira Imana ngo ndagushimiye, nizeye nakiriye yuko ukoze ibyo ntigeze ntekereza, ibyo ntigeze nibwira. Ngewe mvuze uko nahawe kuvuga, twabisomye mu ijambo ry'Imana. Imana ifite umugambi wo guherekeza, kandi akwinginze niba usengera hano uzashime, aho usengera hose uzagenda ushime. Ubwira Imana ngo ngushimiye ko wakoze bya bindi. Aka kanya no kubwira ngo ngushimiye ko mu isi y'umwuka birabaye, hasigaye kubyakira mu isi y'umubiri. Haleluya, 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 haleluya. Nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba, ntaragira icyo mvuga ziramobera, ziti ngwino usange mutima nkunda cyane, ndakubabariye. Nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba, ntaragira icyo mvuga ziramobera, ziti ngwino usange mutima nkunda cyane, ndakubabariye. Reka twese duhaguruke tuzamura amaboko dushimire Imana. Haleluya. Uko mvuze niko nari natumwe kuvugwa. Yari yambwiye ngo nze mbabwire ngo ije gukora n'ibyo mutigeze mutekereza, n'ibyo mutigeze mwibwira ije kubikora, bimwe utumvaga ko bishoboka. Aravuga ngo sinibwira olaza foradra, sinibwira ko nzabona mu maso hawe, none inyeretse n'urubyaro rwawe. Hari ibintu utibwira. Iyo urebye ubuzima ntago wibwira ko uzava mu bukode, iyo urebye imibereho wibwira ko bitazahinduka, ariko Imana igiye kwereka ibyo utigeze wibwira n'ibyo utigeze ute. Alosile foradras. Mana tukuzamuriye amaboko. Tola si foradra. Nuko
Tolazala bifola dras. Iyo turebye ibyo tubwira ntago twibwira ko bizaba. Ariko kuko ari Imana ivugana natwe. Wambwiye ngo nze mbatangarize kuri uyu munsi wa mbere w'amasengesho. Ijambo rivuga ngo uje gukora ibyo batigeze bibwira, ibyo batigeze batekereza. Uje kubikorera abagabo, uje kubikorera abagore, uje kubikorera n'abakobwa, uje kubikorera itorero, uje kubikorera igihugu cyacu. Ibyo tutibwiye, ibyo tutatekereje, amaso yacu azabibona uyu mwaka. Kuko hari ibyo wadukoreye tutibwiraga, tutatekerezaga. Tugukomeye amashyi ababyeyi bakuvugiriza impundu. Mureke tuzamuye amaboko tugiye gutarisha tudushimira Imana. Zo gushimira Imana tuzamura amaboko. Ibintu by'umwuka nyine bibera mu mwuka, bibera mu mwuka. Rozala biniforadra sola ede fosa soladra azale foladra. Dusengera umwana wacu ntiyatubwiye ngo ndahoya, kumbi mu mwuka byari biri kuremwa. Hari ibintu byaremwe mu isi y'umwuka ahantu. Bamwe muraza kwakira telefone z'umugisha, bamwe muraza kwakira mu kwezi kwa gatatu kuzabamo kwakira. Mbonye ibiganza byakira, mbonye amaboko yakira, mbonye amaboko yakira. Kandi nukuri mu isi y'umwuka Imana itanze kwakira. Abamaze igihe badafata Imana ibahaye kwakira. Imana yishuye amadeni muri iri teraniro kuko bamwe bari baje kubisenga. Harimo abantu Imana yimuye aho bari batuye ko cyari icyifuzo. Bene da muhumure, muhumure, muhumure. Numvishe ijwi rimbwira ngo ntabwo Imana iri buze kubakoza isoni. Ntabwo Imana iri bari bazi kuzamwara, ntabwo uzamwara. Tola sifotando sala fola dras. Tuzamura mo tugiye gutara eshatu. Ndajya mbara gatatu. Kabiri gatatu. Haleluya! Kabiri gatatu. Haleluya! Kabiri gatatu. Haleluya! Reka dukomere Imana amashyi ababyeyi bayivugiriza impundu. Haleluya, haleluya. Amen. Imana ibaho umugisha, Imana bagire neza. Reka twakire umuyobozi akomeze. Ndaza guhita ngenda, mfite gahunda ku rusengero, ariko reka nshimire umushumba ko yaduhaye ikaze ku bana. Namwe mwagize neza kuba mu nzu y'Imana. Genda uhure n'ibyo utigeze utekereza, genda uhure n'ibyo utigeze wibwira. Imana ibaho umugisha. Amen.